naho kuvuga ngo ndayishimiye yashinga ziriya ntwaro ari gutwara zivanye muri Uvira akajya kuzishinga mu Burundi akarasa Uvira. Ariko abantu bajya bagira ngo ndayishimiye we ni umusazi. Jewe nari nagiye gufasha imfashanyo nari mfite yararangiye. Gufasha si ukujyana, guherekeza si ukutahana, guherekeza si ukujyana aho ndamugejeje naho nagereza aho nabakomeza. Ariko ntabwo njye mbona ndayishimiye Buvira yafashwe bayikuyemo ingabo zewe. Uvira burya ni nako gace koroshye gufata ariko katagize ikintu kavuze ku ntambara ya M23. Noneho rero aba basore ni buti bakanda gusa bigashambuka. Mugani baba mayimayi bo muri Sud Kivu bitwa bibaza bishambuke. Mu gisirikare no bajya bavuga ngo kira mutajiwe mahari yake ya foreign. Ndayishimiye yamenye ahantu foroninga muri make, yamenye aho hagarara, arahazi, azi umwanya we. Ntabwo yabyemera, ntabwo yarasa muri Uvira rwose simbibona. Wese nese bagiye gukoresha iki? Ibihe biva hejuru se yababonye. Ntabwo nta ntambara yeruye yabaho, kubera ko intambara yeruye, intambara ijya kumenyekana byibura imaze ukwezi rwano. Ukwezi baba baramusindagije bamurengeje Tanzania. Reka nkubwire ibanga buryo utanazi. Baramutse bafashe Uvira, bamaze gufata Uvira, niyo hagira usinda wa M23 akarasa mu Burundi, akagenda akagera mu kilometero 5 mu Burundi ari kurasa, kuva yatangira kwinjira muri iriya ntambara bomu yarahita iminze nawe abizi. Uzi umuntu ushobora gushyira uburozi mu byo kurya. Intambara yarazanye yari yo kuwepinga, we yaraze kwaje guhanagura. Niba mbiburira formire kuko nta mibare ya gisirikare yabaye, musinzi niba bafite abasirikare mu Burundi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Kunzi bacu turabasuhuje amurereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi, no kuri muri abantu b'ingenzi cyane. Uyu munsi garukaye n'umuntu abo tuziranye cyangwa se twakoranye urugendo muzi neza nka Mugisha, ndetse akaba ari B&M News. Benshi no bari bamuzi cyane ko twabanye mu makuru igihe kinini cyane. Mugisha, reka nangire ngo hobe yambe amakuru bakura ati hobe mushiki wanjye. Umeze ute? Meze neza mama, meze ute se? Meze neza, nariyakiriye. Kwiyakira urugendo rwose rugiramo obstacles. Nanone haba obstacle mu buzima, challenge. Yego, utabonye challenge ntabwo wakora. Challenge zirakumapara ariko zikanagukomeza. Yego, nanone pe buriya iyo batyaza icyuma kiba gishaye ariko kiba sharp mu gukora. Niyo mpamvu ubugi babwita sharp n'ubundi mu Cyongereza. Yego, kiragira ubugi ariko gishira. Nawe rero ibi bifite icyo byagushubijeho inyuma, ariko biranagukomeza cyane kabisa. Umuntu udacika intege nabyo ni byiza, nabanye ko ndi umuntu ushobora gushaka ibisubizo. Amagani w'intore ntiganyaho kuganya igashaka ibisubizo. N'icya kabiri no kumenya ngo jewe ese ibyo nazize harimo ikosa. Ngewe yomba ibintu nakoze ngira amahitamo. Iyo nahisemo gukora ikintu cyanyacyo, ntabwo ndeba ingaruka zibaye sinzi ibitekerezo sinshaka kuzirebaho. Yego, iriya natake twahuye nayo
kandi ntekereza ko buri wese wari wahisemo gufata inzira ya nyayo, inzira nzima, gukora iby'ukuri. Uwo bitagezeho ni bakeya, ni abandi benshi abo bitabayeho tempti zarabaye. Rero ukomeza urwane, gutsinda umwanzi no kwanga kuba icyo kwifuza kuba cyane rwose. Mugisha, reka ninjire mu makuru. Nifuje ko uyu munsi tuganira kuri iki kintu, aho naboye mu mujyi wa Uvira umugabo witwa Ndayishimiye yarahungishije navuga ibitwaro ndetse na FARDC, ariko bamwe bakibaza batese FARDC ko ziriya ntwaro ari iza Kongo gute ko ziri kwimukira i Burundi. Bamwe bakabisomamo ibintu bibiri, bati birashoboka yuko Ndayishimiye we ashobora kuba ari kubijyanayo bikazajya bitera Uvira bivuye mu Bujumbura. Abandi bati ashobora kuba ari gusoma mu kirere akabona umuriro uri kwaka umusanga ati reka mbe nikuye hano. Abandi batese niba ari uko bimeze FARDC yo iri kujyayo gute ibitwaro byayo kandi ari ibya Kongo. We ni ibintu ubona gute mu mboni yawe cyangwa se mu busesenguzi bwawe? Bagiye mu busesenguzi bwanjye icyo mbona byose ibyo uvuze nabikuri. Urugero nabona naguharwa hafi, urabona ufite nk'umukozi mu iduka akabona ufite amaduka abiri, iduka rimwe rigapfundura bakarifungura bakaryiba, yego, ibintu byose bakabijyana. Irya kabiri wa mukozi nawe agahita avuga ati n'ubundi ko bamuhombeje, akabipakurura akabikura mu iduka akabipakira imodoka akabijyana iwe. Ni nkabyo biri kuba kuri Ndayishimiye. Naho kuvuga ngo Ndayishimiye yashinga ziriya ntwaro ari gutwara zivanye muri Uvira akajya kuzishinga mu Burundi akarasa Uvira, ariko abantu bajya bagira ngo Ndayishimiye we ni umusazi. N'umusazi hari ibyaha adakora. Hari umuntu wari bwabona umusazi ari gukubita nyina. N'umusazi hari ibyaha adakora. Ndayishimiye se ni umusazi. Wabona ingabo ze, erega harimo ibintu byinshi bibera muri Sud Kivu mutajya mumenya. Ingabo zamushizeho hamaze gupfira 7,000 by'abasirikari barimo n'indebakure muri Sud Kivu, kandi ibyo 7,000 mvuze ni kwa kundi upfusha abantu ku rugamba barangiza imirambi igafatwa bakabamenya. Ubwo aba yashubije inyuma, abo yashyinguye, abakomeretse ntabwo bazwi umubare. 7,000 ni mayiti zabo nabo barwanaga nawe. Yego, hariya rero haberamo byinshi ku buryo Ndayishimiye nk'umuntu ashobora kuvuga ati jewe nari nagiye gufasha, imfashanyo nari mfite yararangiye. Gufasha si ukujyana, guherekeza si ukutahana, guherekeza si ukujyana. Aho ndamugejeje naho nagereza aho nawe akomeze, ariko ntabwo njye mbona Ndayishimiye Buvira yafashwe bayikuyemo ingabo zewe. Uvira burya ni nako gace koroshye gufata, ariko katagize ikintu kavuze ku ntambara ya M23, ahubwo ikavuze gukanda kwinanabika ku ntuza za Ndayishimiye. So nicyo ako gace ka Uvira kavuze. So rero niba we abona ko kari kugenda kamucika, kandi akabona ko ni buti imwe gusa M23 yakanda Uvira ikabira yijyanye. Niba munibuka umunsi wa mbere M23 yaragigera Uvira irongera ivamo, abasirikari bayo bakeya bari bageze muri Uvira bavamo. Nuko Uvira yoroshye kuko impamvu bari bagezemo nuko abandi bari bahunze. Ntabwo rero Uvira Ndayishimiye yayifashe yarwanye, ayirimo azi occupier, ari muri occupation. Occupation ubwo sinzi niba nayitangwa iki mu Kinyarwanda. Ari occupyings, mbega arahifashe, arahari, arahakabye. Ubwo bumva igiswahili ibyo bari bubyumve gukabya, nsinzi ko nabyita mu Kinyarwanda ndabishatse ndabibura. Ikinyarwanda kiri kugenda gicika abantu nari nkizi neza cyane, ariko iyo umenye urundi rurimo usanga amagambo amwe yarwaye repressinga urwo waruzi. Cyangwa se arahigombye muri make, arahibumbye, kuhigomba,
arayigombye kwigomba nabyo ko numva urundi rurimi nawe uzanye arayihambiriye kwigomba ahantu ntabwo bizi se atahantu nyine yego cyangwa se kabikoreshe cyangwa hiyo arahiyometse arahigundirije mama arahigundirije arahigundirije ariko akaba atarahi noneho rero aba basore ni buti imwe bakanda gusa bigashambuka umugani w'aba mayimayi bo muri Sud Kivu bitwaga ibibazo bishambuke. Uyu mugabo rero uri kubibona gutyo abona iduka ryagomba n'iryamukavu ko ryahombeye mugenzi we ashobora kuvuga ati reka bazajye kubafata ibintu narabikuyemo dutange raporo ko babijyananye naho. So ikaba ari inzira ye yo gusahura yo gucaginga ibyo bikoresho nk'umuntu bikeneye ariko ndayishimiye mu gisirikare no bajya bavuga ngo kira mutajiwe mahari ya foreign ndayishimiye yamenye ahantu foroninga muri make yamenye aho hagarara arahazi azi umwanya we no doubt abaturage bo mu Burundi bashobora kuba batazi umwanya wabo ariko ndayishimiye azi umwanya we iyi ntambara kuva Ngungu Masisi Kibumba Goma kuva Kibumba Goma Masisi kugeza ubwo bagerageje no kwihisha mu mitaka y'ingabo za East African Community Region Force aho ngira ngo no basaksidinze guhemuka za Gicwa. Uyu mugabo azi umwanya ahagararamo azi ahantu azi umwanya we ntabwo yafata n'amabuye ngo yatere muri Uvira M23 yamaze kuyifata. Unabimubwiye mwabipfa ubimubwiye yakubwira ati niwe mwanzi ngira burya M23 ni n'inshuti yajya no kubibabwira. Tuzi ko Sandrine ari kunyoshya mu mbarase ntabwo yabyemera ntabwo yarasa muri Uvira rwose simbibona wese nese bagiye gukoresha iki ibihe biva hejuru se yababonye niko bibona yambaye nka kuko mu gihe impamvu mbivuze bavuga ko aramutse igihe yarashe kuri Uvira byo bishobora kuba intambara yeruye y'aba bagabo ndetse n'igihugu cye ayoboye. Ntabwo nta ntambara yeruye yabaho kubera ko intambara yeruye intambara ijya kumenyekana byibura imaze ukwezi rwano ukwezi baba baramusindagije bamurengeje Tanzania. Ukwezi kwazajya kugeza ubwo bavuga ngo turi mu ntambara. Reka nkubwire ibanga buryo utanazi. Baramutse bafashe Uvira bamaze gufata Uvira niyo hagira usinda wa M23 akarasa mu Burundi akagera mu kilometero 5 mu Burundi ari kurasa ndakurahiza ukuri ko nta masasu bamushoreza ahubwo bahita bahamagara kuri phone iti umuntu wanyere abantu banyu barimo baraturasa iki kibazo tugikemure dute bahamagara M23 ntago basubirisha amasasu bavuga bati uyu muntu uri kurasa buriya yibeshye dukemure ibi bibazo bitaza kuva mu gisasu. Erega uriya yicaye kuri timing bomb kuva yatangira kwinjira muri iriya ntambara bomb yarayitayiminze nawe abizi. Uzi umuntu ushobora gushyira uburozi mu byo kurya kuko yizeye antidote hari aho yabitse antidote noneho akaba avuga ati mbisangira na Sandrine arapfa agenda ahita mfata ya antidote noneho yajya gushaka ya antidote agasanga Sandrine yayihakuye mbere bamaze kurya Sandrine aranakanyoye agasigayemo na agace akeneye kugasaba kuri Sandrine akeneye gusaba kuri Sandrine nicyo yakoze uriya mugabo. Intambara yarazanye yari yo kuwepinga we yaraze kwaje guhanagura niba mbiburira formire kuko nta mibare ya gisirikare yabaye musinzi niba bafite abasirikare mu Burundi habaye imibare ya ideology urwango n'ivangura
yego icyo cyonyine icyo cyo bazi kugikalkulatinga baragikalkulatinze bakibara neza ariko kuvuga ngo imibare ya gisirikare ntayo mbona bakoze aza kuza rero hariya yaje azi ko niba bariya barananiwe kuko bavuga iringara we azanye abavuga ikinyarwanda kigenzi cy'abari ku Rwanda ati niba sinzi ngo yarazi ko wenda gutukana ntabwo njya mbibonera formule sinjya menya niba yarazi ko intambara bariya baringara babatuka mu kinyarwanda n'umumvi bati twebwe tuzaba tubumva tuzajya tubatuka nabo biruke I don't know so rero kugeza ubu we byataninze around against him niwe uri muri weak point niwe uri mu mwanya w'intege nke siwe wakwemera ko habaho intambara yerekeza aho ari buriya yakora ibishoboka byose ariko reka nkubaze wibuka bafunga umupaka wa Gasenyi ni Gasenyi harya ni umupaka wo mu Bugesera witwa ngo Nemba Gasenyi Nemba Busenyi sinibuka ukuntu bawita ariko harimo Nemba yego urabyibuka barabanje bakora puranka bica abantu harimo n'umwana ngo w'amezi 3 yego barangije nta muntu n'umwe ugatunga urutoki bati uyu nguyu uretse kuba barabibwiye Red Tabara ikabyandika ko ariyo nayo iyo Red Tabara yiwe nyine akoresha ku bw'inyungu ze yandika ko ariyo arangije ati kandi iyo Red Tabara ifashwa n'u Rwanda dufunze umupaka none ngiye kuguha akantu kabaye ejo bundi kari bukwereke ishusho nyakuri y'uwo mugabo uri kururira ibikoresho ariko akoreka nkihorere akanti nta mpamvu yo kukazana ahubwo icyo mbona nuko withdrawing ashobora kuba yarabivuganye na M23 ibikoresho reka tubikuremo tubyijyanire natwe mu bidoye nk'impano nimuhafata tuzabitwara bijyanye bati nta kibazo jyana niba ibyo kubikura amashobora kuba yarabivuganye nabo kuko M23 ifite ibikoresho bihagije ntabwo mbona rero ko uyu mugabo yajyanye ibikoresho mu rwego rwo kugira ngo azarase kuri M23 ingabo z'abarundi ngira ngo ejo bundi aho uzabona amashusho yabo bari gutambuka bageza Kamituga bari guhunga zari ingabo ziri ku murongo udacika umusuru udacika izi nizo ngabo zirukankanywe kuva muri Nord Kivu yose erega ntimugire ngo kuva muri Nord Kivu abirukanse abaje kubasimbura abaje bigize rusyo hariya hapfiriye amabatayo arazima Burundi imibare iribagirana basigarana batayo ku rupapuro ariko abantu bari muri izo batayo bose nta n'umukiriho kubera kwisheta bati byabaye kuba bavuye muri Nord Kivu ntidushaka ko bitubaho ari isheta abandi barapyeta ayo ni amakuru abantu batajya bababwira hariya muri Kivu harimo kubera ibintu byinshi byarahabereye ntekereza ko ubu ngubu ari wagahumeko kandi ninya mbivuga nimvuga ngo ubu ngubu hari wagahumeko abarundi bo barahita babyumva ko ibyo mvuga mbizi harimo agahenge bafite aho bahumekera ubu ngubu ariko bagiye guhumeka baciye mu ruganda papa yangu baciye mu ruganda nka cya cyuma kibaga inka Nyabugogo niba ukizi bacisha mu inka igasohoka ari inyama baciye mu ruganda rutasohoraga n'umwe ngo asubire mu Burundi rero kuba bakuyemo ibikoresho yashobora kuba bavuze bati kandi uriya mugabo rega ubwo bagiye gufasha ariko ejo bundi ko yari ari mu Bubiligi wigeze wumva mu bantu ashimira harimo abarundi inde Gisegeti oya yashimye ibihugu byose yibagirwa abarundi bakiri sheta bakipfa bakiri ku
mirongo y'urugamba bapfuye kurusha buri wese wagiye muri Kongo gufasha Gisegeti, bapfuye kurusha n'ingabo ze, yibagirwa kubashima. Nabo rega ntabwo ari abaswa kuri urwo rwego, bafite urwango ariko si ibigori. Nta kigori kiba perezida, bafite urwango ariko ntabwo ari ibigori. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.